Yes, hano turi kuri airport cyangwa se ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali, aho twaje kwakira umuhanzi w'ikirangire ndetse umuhanzi wakunzwe na benshi ndetse wari umaze igihe kitari gitoya atari mu Rwanda, ndetse uyu munsi urabona ko n'umuhanzi rwose yarabyibushye. Barashobora gusanga wenda bamuzi yari nk'akamaneke cyangwa se yari umusore ushobora kuba afite igara ritoya, ariko urabona ko ubuzima bwabaye bwiza. Shaka kugira ngo utangire wibwira abantu barimo kudukurikira kano kanya kuri MI Entertainment. Iyo nishimye kuba ngeze hano i Kigali ni nyuma y'imyaka myinshi. Nagira ngo suhuza abanyarwanda bose muri rusange n'abakunzi b'injyana ya hip hop. MIP. MOP. Umeze ute bro? Meze neza cyane. It's been a long time kabisa. It's been a long time. It's been alright. Umaze imyaka ingahe? It's almost like 5 years, but nigeze kuzamo rimwe. Ariko ubu ngubu nje mfite igihe gihagije ku buryo nje gukora ibikorwa byanjye byinshi ahangaha kabisa. Nizere ko noneho uzasubirayo cyangwa n'ubundi uje kugira ibikorwa n'ubundi uzahita usubirayo? Urabizi nyine muri Canada niho ntuye, ariko hano mu Rwanda ni mu rugo, mfite famille, so hose nzahabera hose icyarimwe, you know. Ariko mfite igihe gihagije for this time. Yego. Marusho Mampa nawe ari hano mu bantu b'inshuti zawe, navuga ngo uri close cyane kuri we, mwana kuranye n'umuziki cyane, muzanye cyane. Yes sir. Kugira ngo nawe mwegerane rwose munasuzanye kubera ko Masho. Masho meze ute? Mahoro. Inshuti magare wayibonye? Namubonye umusaza Chimex. Turishimye cyane kuba ageze KGL. Ni imbaraga nyinshi cyane twiyongereyeho nk'abarapera. Yamana. Uramaze igihe kinga gute mutabonana? Umusaza arashize imyaka myinshi, imyaka igera nko mu myaka 8 cyangwa 6. Ajya kugenda arakubwiye? Ajya kugenda yagiye nanjye ndi muri izindi haso, ariko ndakeka yuko nabyumviseho ko umusaza yakomeje, ariko ni iby'agaciro. Twajyaga tunavugana ari hanze tubwira abasaza bimeze gutya na gutya, ariko ni neza cyane ko umusaza agarutse ntari bikabisa. Sweet manager nawe arahari? This is a sweet manager represent the diaspora connection man. Mbese twahabaye urareba ibintu ntago biba byoroshye. Mungu wacu yatejemo wemo pigiye kaje gukora ama video menshi, twaravuganye igihe kinini cyane, ambwira ati bobo ndaje afite ama audio menshi, yagiye gukora ama video, mbese agiye kuduha imizigo. Agiye kuduha akazi, mbese muri make niko nabivuga. Mbese ariko twishimiye ko umuhungu wacu yongeye kugaruka fresh, ameze neza kabisa ebana, akaba zigiye respect kabisa. Uramuziye kinga gute wewe mutabonana? Arashize igihe kinini, arashize like 7 years. Arizishize kabisa ebana, ntamubona kabisa umuhungu, ariko nishimiye ko amubonye kabisa ebana. Kabisa kuri ritme namushakaga, ritme namushakagaho nuko nguko nayinzike wana, ubwo muheruka yari mutoya ukuntu, yari mutoya. Bafite indirimbo yitwa ngo Kandidatire ya Rubanda. Babarume wampayemo imirongo nk'ibiri mike koko dusampling basi. Kandidatire ya Rubanda iri yandirimbo. Kandidatire? Kuri Kandidatire. Okay. Ese dutorende amajwi tuyahende, Kandidatire ya Rubanda. Ese dutorende amajwi tuyahende, Kandidatire ya Rubanda. Abasaza ni byinshi. Wese ngo nzabahereze ngo Supernet. Wabyumvishe? Ese dutorende Kandidatire ya Rubanda, ngira ngo ubyirwa rumva mbese wabyumvishe, wayumvishe. Ubyirwa rumva nawe, mbese umusaza batejemo nakazi kenshi kagiye gukorwa ubu ngubu, mbese hari plan nyinshi, ibikorwa byinshi bizagenda bibageraho, bizagenda bigera ku banyarwanda. Nje murabona mbese urabona ko urabona ko swagani zose, urabona ko tuba tumutegereje umwanya munini y'abana, ariko no kuvuga ngo umusaza atejemo respect kabisa. Urabona abahungu barahari, turahari n'iki byose. Nizere ko kabisa iyo narisa nkubwira yuko no muri no minsi Masho Mampa afite ikintu agiye gushyira hanze
iyi Saturday azashyira ikintu hanze kabisa, muzamusapotinge kabisa ya. n'abasaza murumva imizigo yabo ejo mu gitondo. Yego Jimmy, nshaka kugira ngo nkubaze, mu gihe umaze utari hano mu Rwanda, ibyo byose bivuga ko hashobora kuba hari byinshi byahindutse, wenda niba wenda waravuye hano mu Rwanda hari ibintu wenda bidahari uyu munsi hari icyahindutse, nicyo ubonye igishyashya hano mu Rwanda kano kanya? Always Kigali is lit, you know. Ukimara kurandinga nyine uhita wumva ikirere, umuyaga ukumeze, you know. I feel like I'm home, you know. Yeah. Niki kintu urukumbuye mu Rwanda? To be honestly, nari nkumbuye nyine kubona abajama banje, you know, famille, you know, kwibona nyine ndi mu mihanda ya Kigali umuntu ari ku driving around, you know. Yeah, that's what's up, bro. For sure. Naho kumbe keretse z'inyamirambo nk'umuntu ajya gusitemberamo cyane. Yo, ubu nahageze, I guess like morning wherever. Turaba turi around ahantu hose tugenda tureba uko ibintu byose bimeze. Yeah, for sure. Cyafata z'inyamirambo zo ntago zikumbuye. Agapira ku gacyayi ukuntu tranquille. Yeah, for sure. Mu baraperi ushobora kuba kano kanya wavuga ko warukumbuye cyane ni nkande? Especially like my homeboys, like MOP, Mashomampa, you know. N'abandi dufitanye umubano b'ama new generation, you know. Tugomba gukora, dufite korabo nabo. Yeah, mfite akazi kenshi cyane kabisa. Hari amakorabo nagiye nkora ndi hariya agasohoka. Mbese dufite akazi kenshi kuko na hariya nasize turi gukora ibitaramo byinshi hariya. Nahanga ndakeka tugomba gupanga ibintu byinshi ya. Yeah. Mu minsi yashize cyangwa se mu bihe byashize twagize gutya tubura umuhanzi witwa Jay Polly, ndetse uyu munsi tumwifuriza uruko ridashira. Warabimenye se byagusigiye? Wabyakiriye gute? Sha narabimenye cyane, kuri ngiye byanshenguye umutima, you know, kubona nyine umuntu w'urubyiruko urumva atuvuyemo, especially like nko muri hip hop industry twahombye umuntu ukomeye nka Jay Polly, you know. So byarambabaje muri rusange. Yeah. Uyu munsi ugarutse mu Rwanda, ndetse umuziki wa hip hop n'umwe mu muziki benshi bavuga ko bawukunda, ndetse ngo nubwo hatabamo amafaranga ariko abawukora baracyasigasira mbese yamamba bahawe na bakuru babo. Uyu munsi uje gukora iki noneho kuri uwo muziki? Hip hop irishyura nyine, irishyura cyese ntago ari uko mbifata, you know. Hip hop irishyura kandi music muri rusange irishyura, you know, ugereranyije no mu bihugu bindi, ndetse n'ahangaha wagiye ubona ko abahanzi bamaze gutera imbere bakora amakonseri akomeye, babasha kuza no mu bihugu byo hanze, bakaza hano hose tuba muri Canada, muri Amerika, you know. So ngiye ku giti cyanjye nje gukora akazi gakomeye kandi na hariya biranyishyura kuko nkora amakonseri menshi cyane mu ma weekend ahantu henshi hatandukanye muri Edmonton. Aho wari uri umuziki nyarwanda bawakira gute muri rusange? Especially like nkaho mba muri Edmonton dufite community nini nyarwanda, abarundi, banyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abandi banyamahanga bose bashyigikira umuziki wacu w'ikinyarwanda, you know. Hip hop barayikunda cyane cyane, mfite nk'ama videos nayakwereka mu makonseri mba nakoze, tuba dufite abantu benshi batandukanye kuko tuvanga indimi, ntago turirimba ikinyarwanda gusa, you know. Abazungu iki, you know. Dufite abafana muri rusange, niko nakubwira. Muri rusange ni ibintu bifite future kabisa. Uyu munsi mu Rwanda hagezweho injyana ya trap music, kandi nizereze neza ko hari abahanzi benshi nyarwanda bari talented kuri iyo mpano, cyangwa se bagiye babakurikiza bite nibemwe mwagiye muririmba, ndetse bakavuga ngo umuziki wacu ugomba kugira ngo tu support cyane cyane ko bavuga ko nayo ari hip hop. Uyu munsi umuziki nyarwanda cyane cyane nka hip hop cyangwa se trap urayibona gute mu mboni zawe? Mu by'ukuri ibintu bigenda bitera imbere, you know, bitandukanye. Twatangiye dukora hip hop, twapevinze injyana kugira ngo n'aba bahanzi mubona bagera ahangaha, twakoze akazi kenshi urumva. Gusa trap ni injyana nziza igezweho
kuko buri muntu wese akunda kudevelopa ntabwo byose niyo mpamvu n'ubu ngubu byose turakubita yaba trap nk'ubu mfite korabo na Bushido urumva ya trap you know indirimbo iri hanze urumva ngiye kuyishyira hanze yitwa Slay yeah it's a trap music so trap iri mu njyana zikunzwe for now yeah nashishikariza buri muntu wese wayiyumvamo ko yayikora kabisa kuko trap nyine ni injyana igezweho ahantu hose yaba muri Amerika no ku isi hatandukanye yeah. Reka nizere ko mu Rwanda ibyo byose ugiye wenda kongera kwigaragaza uzamara igihe kingana gute niba atari ibanga? Mfite igihe kitari munsi hejuru reka tuvuge wenda hejuru y'ukwezi kumwe mfite igihe gihagije cyane ariko nabyo uzabyaza umusaruro cyane aka kanya urumva muri club ukeneye cyangwa se ukeneye kuzarimbana n'abantu ni unde muhanzi uri kubona ko mwakorana nka collab? Nabashije kuganira n'abahanzi benshi urumva so kuri ubu ntago natangaza kuko benshi biracyari mu biganiro urumva ariko nka Kenisoro twari turi kumwe mu kwezi gushize yarari hano muri Edmonton twaramwakiriye akora gitaramo cye urumva ari je twakorana nawe indirimbo you know biramutse bidahindutse ariko hari n'abandi benshi ntabasha gutangaza kandi n'amashuma mpa tugomba gukubitana ikigoma cya hip hop nk'umuji wanje you know reka rero byo byose na kano kanya reka tukagushimira nizere neza ko ejo tuzakurikira ikiganiro kisumbuye no tunaga neza ku muziki unatubwire byinshi uko wenda warahuye nabyo bese tubonero kugira ngo ya mateka yahise tuyibukiranye muri rusange. Murakoze cyane kwitanga ebana nago byari bikomeye ebana kuza kundeba thank you so much reka dukomeze dukore ibindi bikurikira. Big up yourself. Yes nkuko nababwiye ngo Jimmy yari yaje kwakirwa n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo n'inshuti ze ndetse bafite n'ibikorwa bakora bitandukanye nshaka kugira ngo batangire batwibwira urabona ko n'abakobwa beza bambaye neza rwose nk'abanyarwandakazi bafite indabyo nziza baje kumwakira. Harya witwa nde? Nitwa Sonia. Waje kwakira Jimmy? Naje kwakira Jimmy nkora muri class protocol. Mumusanzwe muri inshuti? Ego ariko si cyane. Merukana ryari? Hashize like 2 years nk'imyaka 2. Bivuga ngo warona mukumbuye kweri? Cyane. Mana we. Wamutegure n'akarabyo? Ego. Sha wakamuhaye ko. Nureba. Ese wahaye mikoro mugenzi wawe kugira nawe wenda twibwira amazina ye? Nanjye nitwa Happy. Nkabandi the CEO of the Classic Protocol Service. Ubyo upresenta nuza na status yawe. Yego. Nawe rusangwe muziranye na Jimmy? Kadusanzwe tuziranye ako nyine turi hano ku by'akazi. Yewe. Nese kwa mutegura akarabyo ndi wamuhaye urabyo rwo rundi bikarangira. Karibu kabisa. Mwamusanzwe muziranye nawe? Kadusanzwe tuziranye nyine no mustari nawe urabyumva. Mustari abazwi n'abantu benshi. Ibi bintu muyipanze mu gihe kingana gute? Kuva twamenya ko azaza yaratubukinze mbere yuko aza. So twari tubizi bizamo n'ubushuti. Bizamo n'ubushuti nawe urabyumva no kuba ari umustari. Uyu munsi mwe ku giti cyanyu wenda cyangwa se mu bintu mukora. Mwibanda kuki cyane? Twibanda kuri protocol na service. Bivuga ngo baye umustari waba uri byose waba uri umuntu usanzwe waba uri umunyamahanga uje mu Rwanda turakwakira ushaka transport turayiguha tukakwereka around utambwira ko Jimmy mwamuhenze ko akadaheruka mu Rwanda? Oya ntabwo twamuhenze twamuciye ibiciro bisanzwe. Yego. Reka tubashimire ko urabona Jimmy urugendo aba yakoze hehe kugera he ukavamo he ukagera hehe. Yego. N'urugendo rutari runyine rurerure cyane. Reka tubashimire ndetse tumuhe n'umwanya kujya najye kubanza ruhuka rebe asuzana n'inshuti ze zindi. Cyane rwose. Murakoze. Karibu Jimmy. Namwe murakoze cyane.